ubundi hari Israel ebyiri hari Israel mu mwuka na Israel mu mubiri. Yego. Israel nini rero iri mu mubiri ariko Israel n'ubwoko bw'Imana. Kuba umwana w'Imana cyangwa se umwana ufite se yajya mu muhanda akigaragura still aracyafite DNA yose. Bibiliya itwereka ko Israel amahanga yose azayizenguruka igatakira Imana. Uno munsi rero barakize imbaraga z'iki z'ibisasu. Iriya Israel iri kurwana ni Israel mu mubiri, ni Israel yaguye ariko izatakira Imana, Imana ikagira gute ikayirwanirira. Ni intambara ikomeye igiye gusiga isi iri mu kaga gakomeye mu mubabaro. Bivuze ngo umugabo ushaka umwirukankana ariko uguma gusigaza imbaraga zizajya gute zamusubiza inyuma igihe azahindukira. Rero ni intambara ya gatatu y'isi. Nagiye mvuga ku ntambara y'akarere. Akarere uno munsi amakuru M23 iriho irasenywa bati harimo akagambane. Ibi nabivuze n'izo ntambara zitaraba. None ureka mbivuge mu mazina none uko muri murabibona. Izi ntambara uri kureba za Israel n'Abarabu nizo ubona hehe ishusho uri kureba hariya nizo ziri hano mu karere. Yego uno munsi kambivuge M23 iravuga ngo yagambaniwe nande n'u Burundi kandi ubundi buri muri EAC. None se Uburundi burarwanya M23 n'abakongomani bavuga ikinyarwanda, abanyarwanda se barareberera. None se Uganda yo iri bureberere. Mu yandi magambo ikigiye kubaho nukugira ngo Imana ikosora umwana w'umuntu, ikosore. Hagiye kuba ibihe bigoye, ibihe biruhije, ibiciro ntago birazamuka. Hagiye kubaho ubugome butigeze kubaho, hagiye kubaho ibihe bisharira. Abantu bagiye kwanga kwizinukwa ubwabo kugeza igihe bazinukwa n'Imana. Ngira ngo nibayibonaho ngo bazanagira gute bashobora kuzayirasa. Buriya Israel n'Abanyamerika ni bamwe. Abantu bari guteza imbere ubutinganyi bari kwisonga. Abantu bari gushyira muri gahunda yo kugabanya abantu bari kwisonga kugira ngo isi bayishyire hasi kugeza igihe mu kiganza cyabo. Imana igiye gukoresha ibinyantege nkeya. Imana rero buryo ikora ikoresha utatekerezaga. Yego ikoresha utatekerezaga kugira ngo akubabaze kuko n'Imana iba yagize gute yamuhaye ubwo bushobozi utatekerezaga. Rero buriya Israel byo yakora byose Palestine yakubise ahababaza. Babeli niri irasenyuka nicyo mu murabona kandi Babeli yaritagurika abantu bifata mu matwi acura injerere ugase nawe yasenyuka. Ndona kwereka abantu bari kuri hiti bazwi uburyo Satani akoresha ibintu bimwe nemwe kugira ngo biroge iki urubyiruko. Wowe urumva ikinyafu ariko se ni ikinyafu. None ndi yaje ngo giye yo nkosora ngo yo nkosora abana se nkoresha iki ngo nakoresha gatoki. Yes, reka nanjye basuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni byagaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimira aho mwamare rero hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi no kuri ngusabire kugira ngo amahoro y'Imana abe muri wowe. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na Pastor Gabriel, twishimiye kongera kwakira Pastor. Murakoze Vode. Yego. Hamwe n'Isezerano TV. Na badukunda mwese. Baba ari abasanzwe ndetse n'abashyitsi babasha kuklika kuri iyo channel ya Isezerano TV nabo turabashuje. Amen. Mahoro y'Imana akomeza twaranire muri mwe kandi muhabwe umugisha no witeka. Turizera ko turugira umwanya mwiza wo guhugura no guhishura amabanga menshi ndetse no kubasengera. Murakoze muhabwe umugisha.
amen. Reka ubanze turagize Imana none kadusenge Yego. tubane. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe kandi waturize. Reka akanya mwami wongere utwuze ubuntu bwawe n'imbabazi zawe amen. nkuko watuzigamye mwami uduhaye amahirwe yo kuba hano. Reka ikiganza cyawe kiza kitubeho, ubwiza bwawe butubeho, imbabazi zawe zitubeho, duhe ubwenge buturuka kuri wowe. Ijambo ryiza mwami Imana ryahindura imitima ya benshi ritwuzure. Urakoze mwami, turagushimiye ko ducecekesha inama rwose y'umwanzi mu izina rya Yesu. Maraso ya mwami Imana yo dukeneye gusa cyo cyose ni cyawe mu izina rya Kristo neze kubikoze. Amen. Murakoze. Amen. Hari ikibazo abantu barimo kwibaza uyu munsi turi kubona intambara muri Israel ndetse na Palestine. Abantu bakavuga bati se ko abarokore bizeraga Imana ya Israel ikaba ifatwa nk'ubutaka butagatifu, ni gute uyu munsi yabaye isibaniro rya ziriya ntambara n'iki? Ndetse n'abatangiye gusa nk'abo biteramo urwenya, ariko niko mbivuga bakaba bati mwe mwiyambaza Imana ya Israel, none abanya-Israel bo bari kwiyambaza ibisasu kugira ngo babashe guhangana n'umwanzi. Murakoze, umbaje ikibazo cyiza. Ubundi hari Israel ebyiri, hari Israel mu mwuka na Israel mu mubiri. Yego. Israel nini rero iri mu mubiri, ariko Israel n'ubwoko bw'Imana. Kuba umwana w'Imana cyangwa se umwana ufite se yajya mu muhanda akigaragura, still aracyafite DNA ya se. Bibiliya itwereka ko Israel amahanga yose azayizenguruka igatakira Imana. Uno munsi rero barakizeye imbaraga z'iki z'ibisasu kandi barabifite, ariko bisobanuke iriya Israel iri kurwana ni Israel mu mubiri, ni Israel yaguye, ariko izatakira Imana, Imana ikagira gute ikayirwanirira. Intambara y'Imana ntabwo izaba ubiriho n'iy'abantu. Intambara y'Imana ni intambara ya Harmagedon, izabera muri cya kiba cya Israel. Iyo ntambara rero irategerejwe, ariko iyi ntambara turi kubona ni intambara ikomeye igiye gusiga isi iri mu kaga gakomeye, mu mubabaro. Aho rero igihe amahanga yose azahindukirira Israel nibwo izatakira Imana, kuko iyo abantu bakimeze neza bumva bakishoboye ntabwo bashobora gutakira Imana. Israel ikoma ku gatuza kavuga ati dufite intwaro n'igihugu kiri super power. Amerika ati natwe nihagira igihugu kirenga umurongo kikarasa kuri Israel nicyo turi bwatake. Ubuke ko nyuma ya Palestine hari Iran, Iraq, Qatar, Arabia Saudite na mukeba wa cyane Misiri. Uno munsi amaso baracyerekeje kuri Palestine. Gaza yo bayihinduye umwirare. Yego. Ntibitaye ngo bafite abantu baba b'ingwate bafashe, byo ntacyo bibabwiye. Bo barashaka kugarura agaciro binyuze mu kwica benshi no kwisasira ingogo. Ariko se barabona intwaro zirasa kuri Iran na Iraq, Hamas ituruka hehe? Za Lebanon, za Arabia Saudite, za Qatar. Barabona izo kandi bose iyo ubona Palestine ikirasa kuri Israel ntabwo icecetse. Noneho se bo nibaza biragenda bite? Barabona intwaro ziri bashobore kuko ari ibihangange. Bivuze ngo umugabo ushaka umwirukankana, ariko uguma gusigaza imbaraga zizaga gute zamusubiza inyuma igihe azahindukira. Rero ni intambara ya gatatu y'isi. Nagiye mvuga ku ntambara y'akarere. Akarere ndabizi uri bubimbazeho cyangwa utabimbazaho, nabwo ndabivanayo. Abantu ntibashaka gusenga. Abantu
bariho barigwirizaho intwaro, baruzuza imbaraga z'umubiri mu gisirikare. Sibyo? Yego. Uno munsi amakuru M23 iriho irasenywa, iriho iricwa, bati harimo akagambane. Ibi nabivuze n'izo ntambara zitaraba, none ureka mbivuge mu mazina, none uko muriho murabibona. Erega iyo umuntu w'Imana, Imana iguha umwuka w'ubwenge wo kumenya. Dusura mu byanditswe byera ngo bene Isakari bari bazi kumenya iby'igihe. Iki gihe rero Imana iri kumishurira, ntabwo ari igihe cyo kurya no kunywa ngo abantu basenze bajye mu kabyiniriro. Ni igihe cyo kuba maso. Abantu barya gake ariko basenge babe maso, kandi bakunda iteraniro ry'abera, bakundane, kuko igihe kigiye kuza abantu batakira Imana itari bubumve, itari bubumve. Imana igiye kwiraza inyanza, kuko umwana w'umuntu yishyize hejuru. Ibyo byose turivuga ngo byutinganye by'ubusabe bw'inde nka kamere, by'ubugome, byo kwikanyiza, byo kurya karibwa n'akataribwa, urumva ibintu byose ukabyikubira, ukumva ko ufite ijambo rya nyuma ku bandi, ukumva ko uri umunyabwenge. Ibyo byose iyo byageze ahangaha Imana rero ifite iminyafu byinshi. Izi ntambara uri kureba za Israel n'Abarabu, nizo ubona hehe, ishusho uri kureba hariya nizo ziri hano mu karere. Yego. Uno munsi kambivuge, Yego. uno munsi baravuga ngo M23 iravuga ngo yagambaniwe nande n'u Burundi, kandi ubundi buri muri EAC. None se Uburundi burarwanya M23 n'Abanyarwanda, n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Yego. Abanyarwanda se barareberera? None se bari bureberere? None se Uganda yo iri bureberere? Uganda itujije, cyangwa se reka mvuge ngo itujije, mvuze ngo iracumbikiye, navuga ko abazagaruka. Ariko Uganda ituwe n'Abanyarwanda miliyoni zingahe? Yose irareberera. Noneho se ibihugu biri ku ruhande rwa Kongo byose birareberera, ziri burangire se? Mu yandi magambo, ikigiye kubaho ni ukugira ngo Imana ikosora umwana w'umuntu. Uko waba umeze kose ikosore. Mu kintu byita ngo ni agakengeri. Ni gute Israel ifite ubwirinzi, ifite Mossad, ifite abatasi ku rwego rwo hejuru mu bihugu bitandukanye, abanzi batwara tingatinga bagasenya ibikuta. Reka nsome rino jambo, Ezekiel 37. Nubwo nasoreza aho ngaho uwumva yumvise. Haleluya. Amen. Ezekiel, reka nkoreshe ibice 37. Amen. Turi mu bihe bisa nkaho bigoye kandi bikomeye cyane. Haleluya. Amen. Ndifuza gukoresha Bibiliya kuruta Imana ishimwe cyane. Hagiye kuba ibihe bigoye, ibihe biruhije, ibiciro ntago birazamuka. Hagiye kubaho ubugome butigeze kubaho, hagiye kubaho ibihe bisharira bitigeze kubaho. Abantu bagiye kwanga kwizinukwa ubwabo kugeza igihe bazinukwa n'Imana. Ngira ngo nibayibonaho ngo bazanagira gute, bashobora kuzayirasa nuko batayishobora. Imana yo irihagije. Amen. Reka turebe iri jambo riri muri Ezekiel. Ni amagambo y'ubuhanuzi 23, Ezekiel 24, 23 Soma.
haranditse ngo maze bazagutera bafite intwaro n'amagare y'intambara n'atwara ibintu. maze bazagutera bafite intwaro n'iki n'amagare y'intambara. n'amagare y'iki y'intambara. n'atwara abantu. n'atwara abantu hiside komba. hari n'ibindi bimodoka binini cyane makamyo nibyo bazamuterana. Bari kumwe n'amahanga ateranye. bari kumwe n'amahanga y'iki ateranye. ntabwo ari ihanga rimwe rizaza kandi ubu n'ibikoresho bazaba bafite. bazaba bafite ingabo nto n'inini n'ingofero z'ibyuma. bazaba bafite ingabo nto n'inini n'iki n'ingofero z'ibyuma. urabona nta kiriho kitahozeho. uno munsi mu kintu cyatumye M23 bayikubita nuko special force ya FARDC ni amakuru ahari. nabari bwiriye kuri tele ariko twebwe Imana ibitubwira bitare byanaba. bari babashe kwambara marineti y'iki abasha kureba mu ijoro. ababo rero iri ni ryo terambere ry'icyo gihe bavugaga muri style y'icyo gihe. ariko y'ibizaba nibyo rero byibi. hano harimo abagabo babiri kandi umugabo umwe nukomeye nubuzi ko akomeye isi izi ko akomeye hakaba n'undi uzi ko nkaho asuzuguwe ari hasi. buriya Israel n'abanyamerika ni bamwe. abantu bari guteza imbere ubutinganyi bari ku isonga. abantu bari gushyira muri gahunda yo kugabanya abantu bari ku isonga kugira ngo isi bayishyire hasi kugeza igiba mu kiganza cyabo. nturebe rero Amerika hariya uyirebe no muri Afurika uyirebere mu idolari uyirebere mu ntambara zihari uyirebere mu bwicanyi. ese ninde ubumva kuko ukomeye iyo wifatanyije witwa ko ukomeye wifatanyije nawe ubyungukiramo. ariko noneho Imana igiye kumanura imbaraga z'uwita ko akomeye. Imana igiye gukoresha ibinyantege nkeya. Imana rero buryo ikora ikoresha utatekerezaga. yego ikoresha utatekerezaga kugira ngo akubabaze kuko n'Imana iba yagize gute yamuhaye ubwo bushobozi utatekerezaga. rero buriya Israel byo yakora byose Palestine yakubise ahababaza. yakubise ahababaza kandi ntago biri bugarukira aho ngaho. dukwiriye kwitona cyane tugaca bugufi. uwirata yirata Uwiteka. intwari ye kwirata imbaraga zayo ye kwirata intwaro. komeza. bazakugotera impande zose. bazakugotera impande zose bagushyire muri comfort zone agati. kandi nzashyira imanza mu maboko yabo. kandi nzashyira imanza mu maboko yabo maze bagucira imanza nk'uko amategeko yabo ari. bagucira imanza nk'uko amategeko yabo agize gute nk'uko yabo ari. soma 23 umurongo w'10. amafarashi ye 26 umurongo w'10. amafarashi ye azabyutsa umukungugu uguhumbikeho kuko ari menshi. umva amafarashi ye azabyutsa umukungugu uguhumbikaho kuko ari menshi. uno munsi turi kubona Gaza. yego Gaza ni yakurikiwe yabaye iki umwotsi. arubwira kabiri muri Israel ya miturirwa hahandi abantu bagenda kuri highway abantu bumva ko ari bo. igihugu kitagira abakene. ise nta bakene kigira. nta kintu ushobora guha umuyuda umunyamahanga ngo acyakire. niko byubatse. none gihindutse umuyonga. abantu bamwe bari muri za hospital abandi bari hasi mu ndaki abandi bahindutse ingingo zahindutse ibice. urumva nguhumbikeho iki umukungugu. komeza. inkike zawe zizanyeganyezwa. inkike zawe zizanyeganyezwa. noneho uretse gato noneho hano bazishenye bazanye katepira. abantu bari kubaka za defense no bakubatse imitima. ibi muntu mbivuga nzora mbivuga. nta kintu ushobora gukora umwana w'umuntu kugira ngo akumve akwemere. umuntu no musa gukomera amashyi ejo utabona icyo umwaka kuvuga nabi. abantu giye cyageze ko tugarukira Imana tukayicira bugufi. Imana niyo kubahwa.
aha inkike zawe zizanyeganyezwa n'ikiriri cy'abagendera ku mafarashi. inkike zawe zizanyeganyezwa n'ikiriri cy'abagendera ku ki? Ku mafarashi. ku mafarashi. n'icy'inziga n'icy'amagare y'intambara. n'icy'inziga n'icy'amagare y'iki? y'intambara. igihe azatunguka ku marembo yawe nk'uko abantu biroha mu mudugudu wacitsemo icyuho. aha igihe bazisuka hehe? bazisuka mu marembo yawe. mu marembo yawe nk'uko abantu biroha mu mudugudu wacitsemo icyuho. none se abantu bisukiye rimwe bafite umujinya, bafite ubukana, bafite umubabaro. reka mvuga akantu, reka mpishure umujinya uri mu bantu ukuntu umeze. Yego. uno munsi nzi famiye se na nyina barafunze kandi bafungiye ibiyobyabwenge. Yego. nanga ibiyobyabwenge ko narabinyweye nzi ububi bwabyo. uno munsi abantu bafungiye jenoside yakorewe abatutsi. Yego. ubwo bafite abana ariko uko bafungiye ibiyobyabwenge abana babo bariga, harimo abiga bishirwa na kanyanga bo basigaye bayiteka genda hazi hariya kanda hari. ni abantu banyononera kugeza igihe n'umuyobozi ntacyo abikoraho. araza akavuga hari ejo bundi wandanduriye urugo ushaka gukora uruzitiro kugira ngo ndebe ko wenda na protectinga bya bindi nahinze. araza kuri miyenzi arajugunya. none wabikoze aramumbwa ko sinari impari. naje amaguru umuyobozi arambwira ati uwo nguwo barafunze iwawe ni mageragere. ni igihazi. icyo none avuga ni igiki? gereza zifite abantu bangana gute? hari abazira ko bishe, hari abazira ko bibye, hari abazira ko bamwe ibiyobyabwenge. ese kuki bidacika kugira ngo bicike bikomeza kwiyongera? uno munsi ibyo biyobyabwenge izo kanyanga harimo n'abayobozi bazinywa n'abasirikare. ikimenyetso ni uko babafata. ndabona avuga iki? ubwo bushari kugeza igihe ababyeyi babafungwa nawe ntubicikaho ukanyura ukayicuruza kuko uzi ko ariyo yishyurira barumuna we cyangwa bakuru bawe cyangwa nawe kwishyurira. kuki bidacika? ni urugero ruto rw'ibyo ngize gute ntanze. uno munsi abantu basenyerwa amazu nagiye mabwira hari ibintu abantu bishimira. umuntu w'umushoramari akaza akagura nk'abaturage banga akabaha amafaranga miliyoni zingahe, si amafaranga make, ariko ibitekerezo byabo ntabwo bishobora kujera ayo mafaranga. wenda baragenda bagura ahandi cyangwa se bagura inzu cyangwa bubake, ariko kuri standard cyangwa se ku rwego umujyi wa Kigali uba ushakaho inyubako ntabwo buje ubwo bushobozi. Yego. kandi bakeneye kubaho, bakeneye kubaka, bafite abahungu bakeneye kuzana abagore, barabashyira he muri geto bakodesheje. ibyo biva kuki? ni abashaka gukomera cyane abandi bakaba hasi. nababwiye ngo umukene yanga umukire, ariko ku ngoma ya Kristo iyo tugeze mu itorero ntawihenura ku wundi, kuko Kristo niwe mutwe w'itorero. umukire afasha umukene, kandi uwo mukene wamenye Kristo nawe imibereho igira gutira zamuka. uno munsi ndi umuntu ushobora kuba nahakaza abantu barenze 10, ariko byavuye ko Yesu yahinduye ubuzima bwanjye ankura mu ngeso mbi nk'izo. menya agaciro k'umuntu wamukora na Imana ikamugira neza, ko nta muntu ukwiye gusuzugurwa, kandi nkabikora muri Kristo. ntabwo mbikoresha n'ubwenge bw'isi, mbikorera muri Kristo. nta muntu nakuba yego ni umunyantege nke, ariko baragenda bakiyesosiya n'ibihugu bikomeye, bakabishyiramo imari zabo, bakabishyiramo ubutunzi bwabo, bakabatuma kubabaza abandi, gukandamiza abandi, kurusha abandi. Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya ni ukuri. hari impapuro tutadusoma ariko z'ukuri. Bibiliya iravuga ngo imyaka y'abakire iva mu mirimo y'abakene. mu yandi magambo, abakene batungisha abakire, abakene batungisha abakire, kuko abakene bakora amasaha menshi
bakora iki amasaha menshi, ariko bake bakora amasaha make kandi bakabona byinshi. Bakora amasaha make kandi bakabona byinshi kubera iki? Bashyizeho uburyo butuma bo bakomeza gukomera, ariko bakeneye bagakomeza kuba hasi kuyoza abo umurongo w'ubukene. Rero keretse Imana ikurwaniriye, rero nibyo bihe turimo. Yego. Ariko umva inkuru nziza, nimubona ibyo byose babayeho muzobura iki? Amaso murebe. Reka nsoze kuri iri jambo riri muri Matayo. Byose nibabaho muzobura amaso murebe mu ijuru, aho umwami wacu azaturuka niwe uzagira gute? Niwe uzabarengera, niwe uzadutabara. Ibihe by'akagambane biraje, ibihe by'ubugome biraje, ibihe byo kwikunda biraje. Reka dusome Matayo 24 umurongo wa 21 wonyine. 24 umurongo wa 21. Yego, Matayo 24:21. Wone umurongo ushaka gusoreza. Haranditse ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi. Kuko muri iyo minsi hazabaho iki? Umubabaro mwinshi. Umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'iki? Ukageza none. Kugeza none. Kandi ntuzongera kubaho. Kandi uzongera kubaho. Uwo mubabaro uzamarwa nuko Kristo azaza. Izi ntambara rero ziraza gucibwa uko Yesu aje. Ariko hagiye kubaho umubabaro, hagiye kubaho uburibwe. Ibi ndabivuga iyo undi muntu wabaye yashize nta Kristo afite, ashaka ibiyobyabwenge kugira ngo bimwibagize, bimuhubike. Ibiyobyabwenge nibwo busambanyi. Uno munsi n'umwana w'umukobwa ahagarara kuri televiziyo akavuga ati jewe uza ngoma kumufata neza, akanihaniza n'abamushyira komantere zimuharasinga. Abereka ko imara ariye, atweka ko imara ariye, kandi ayitanga neza. Uno ni igitsina gore. Ntabamuhamagara se benshi, haba mu nzu nziza, ararya neza, arasa neza. Iyo ndabivugira iki? Mu yandi magambo, n'umuco wa Kinyarwanda waraziruwe. Wagize gute? Waraziruwe. Ibi mbabwira nibwo bwenge. Kuba Imana nibwo bwenge. Bamujyana ko kujijuka. Abaswa ba mbere, abapfapfa ba mbere ni abantu badafite Kristo. Ntabwo kugira amafaranga no kugira byinshi bya mirenge ku ntenyo. Udafite Kristo ari byo biguha ubwenge. Ntabwo kugira ubwenge mbirebera mu kugira ibyo bigaragara hanze. Kuko ikiranga ko atari bwo bwenge nuko ubiremuka byuzuza, ukabishyiraho n'uburinzi, none Imana igakoresha undi utatekerezaga, akarema intwari izabisenya. Izagira gute? Izabisenya. Uno munsi rero intwari ntiyirata ubutwari bwayo, ahubwo waba intwari y'ukuri yakwirata Kristo. Amina. Kandi uno munsi nubwo twava mu mubiri twapfa tukimwiringira, tukimwizera. Ntimugire ubwoba, Imana izatuzigama, Imana izaturinda kubw'umurimo wayo. Mukomere, mushikame, tuzatubona ibyo kurya by'umunsi umwe dushime. Ibi bintu rero bino kugira ingaruka ku itorero, abantu mwitone bagikundana, kuko binavuga ngo nibinashoboka ngo abizera bazasubira inyuma bave mu byizerwa. Kuki urakubitera ukareba nta mukristo, urabwira umuntu ati se reka hari umukristo uri hose, nimukatubeshye. Icyo warubajije aho twasengeraga, abo twari tuzi ko ari bo bwoko bw'Imana, ariko kuri bamwe bafite imyumvire iciritse, nibo bari kwiyambaza ibisasu. Ukibaza se Imana yatumye abantu barwana bariya zane intambara za kamere? Ntabwo Yesu yatumye ibintu yabatumye biriya, nibyo bihangiye, nibyo biyubakiye. Harimo abatinganyi, harimo abakora imirimo y'umwijima. Niyo mpamvu basohoye Yesu muri ya miturirwa, bimika ibigirwamana. Imana iturengere
kandi tugire neza kandi dutabare. Ibyo abantu biyubakiye rero mu gihe twibuka ko umunara w'i Babeli Imana yawurituye yarawushenye. Babeli rero irasenyuka. Babeli ntabwo iri ahantu hari fix. Babeli ni spirit, ni umwuka wuzuye isi, abantu kwikunda, kwirebaho, kwimenya, kwikururira, kwishakashakira, abantu ukabashyira ku ruhande. Rero Babeli ni irasenyuka, nicyo murabona. Kandi Babeli yaritagurika, abantu bifata mu matwi, acura injerere, ugase nawe yasenyuka. Ni Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana irakora akazi, nta wayikoma mu nkokora. Ariko ibyo byose mubona bibaye ni ukubura amaso tukareba hehe, tukareba mu ijuru. Murakoze. Pastor, akoze cyane kudusangiza kuri izo message by'Imana iba igushyize ku mutima, ndetse no kuganiriza abantu abarimo guhugura. Ndumva ibindi twasoza dusenga. Rero haherwa bapfapfire umwami kubarutsa imirimo n'imihati mu myiza ikabakurikira. wapfejo bundi, ariko ndakwifuza kurama, nanjye nibyo nifuza. Ariko se erega abahanuzi b'ibinyoma bavuga amahoro, ni amahoro, ariko mureke mbabwiye nta mahoro ari ku isi. Amahoro ari muri Kristo. Uno munsi ntabwo nshobora kugenda ngo ndyame numve ngo ntacyo bimbwiye. Bene wacu muri Kongo bari gupfa, bene wacu muri Israel bari gupfa. Nta muntu Imana aremeye kuvumwa kujya mu muriro. Nabo ba Palestine ni abantu b'Imana. Gusa uno munsi nta Barabu bakirijwe bazi Yesu. Hari igihe abantu rero bagenda bakicara ku mutogoto nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu, kandi kera inkara ari we kera. Abantu bakajya bicara bakavuga ngo ni ubwoko bw'Imana, ariko Imana yarabaciye. Kimwe gusa nuko bakubura amaso bakareba mu ijuru, bakiringira Imana yabo. Uno munsi Abarabu biringiye zahabu, Barabu ni beza, barasa neza. Njya ndeba to bavunjiraho hariya mu mujyi, nibo bantu nabonye bavunja neza cyane. Ariko reba igirwamana biri hariya, babacanye za udi, amashitani bayaterekerera, ijambo barimo baramya bagira bata, biba biri aho ngaho. Kubera iki? Babonye ubutunzi n'ubwiza, bagira imibiri irembekeye, nibo ntibanayigura, bo ntibakenera na mukorogo n'iki. Dore ko kwirabura kwacu twabyanze, kandi ari twebwe dufite umwimerere. Buri munsi akwiye gushima ibyiza bibaca ku Mana, bitandukanye n'Imana. Icyo nicyo Satani akora umwana w'umuntu. Ariko ahantu hose Kristo yaharokora abantu bewe. Nta kintu kigiye kumvisha ubutumwa abantu, ni imibabaro. Abantu bagiye gutaka, bazaboroga. Evode twigeze kugira revival nyuma ya 94 ubyutse, abantu batarabonaho kuba. Impunzi zivuye Tanzania, iz'Abanyarwanda zihungutse Kongo, Burundi, Uganda, hano muri East Africa, ndetse no hirya ni Buraya. Abantu baraje bagaruka mu rwababyaye. Ariko no munsi nubwo ububyiniro buri kwitirirwa ngo nubwo abarokore, kandi ari strategy ya Satani yahinduye. Uno munsi ubusamanyi bari gupublicita kuri za televiziyo. Uno munsi ibyo bari gupublicita kuri stage, murabona. Reba ibikorane, bambe reba ibiterane. Ngiye gusenga isengesho ry'impuruza, niyo ngiye gusenga. Reba ibiterane cyangwa se ibitaramo biba bikoranya ibi bihugu bya East Africa cyangwa se bya karere k'ibiyaga bigari. Kuko iyo Diamond yaje hano, n'abe Burundi baraza, n'abo muri Kongo baraza,
n'abayuganda baraza bafata indege cyane kuza kumukurikira. Ni nk'uko n'umuvugabutumwa waje w'ikirangira uvuga ubutumwa gisengera abantu bagakira nabo baraza. Ariko se ubona ibiterane bikiba akubwo muri iki gihe hariho haramo ibitaramo. Kubera iki? Ibitaramo by'indirimbo z'isi zivuga ibishego. Uno munsi urajya kumva umwana muto wo mu cyaro, iyo umwana wo mu cyaro arimo ngo data yanguriye igare ngo ry'umunyenga, ririya gare ni basket isanzwe, ririya gare ni igare risanzwe, ugasanga yakozoye riga ni ibishego, sunika, suguma, ibintu nk'ibyo, ikinyafu. Ndabona kwereka abantu bari kuri hiti bazwi uburyo Satani akoresha ibintu bimwe n'imwe kugira ngo biroge iki urubyiruko. Wowe urumva ikinyafu, ariko se ni ikinyafu. None ndi yaje ngo giye yo nkosora, ngo yo nkosora abana se nkoresha iki? Ngo nakoresha agatoki, sinzi niba narayumva. Jewe naragenda byumva nkacaho. None se abana bakubitisha gato, ese ni wamukanisha gato birakunda se? Sinurushye ngo arakosora abana bagiye kuryama. Ugasanga abantu bameza amahembe, abadayimoni bahagurutse, kumbe baro barasensibilize iki? Ubusambanyi. Uno munsi urebye Shagi ariho arazunguza amabuno y'abagore babasambanyi, inda ya butwe, isi ikoma amashyi. Mbibutse ko inzira irimbuka irasamye kuitijya mu bwami bw'ijuru. None Satani akeranje agakoresha ibintu bya attracting abantu, sibita urubyiruko. Twese turabizi ko imvugo niyo ngiro, igihugu ni cy'urubyiruko. None urubyiruko bariho bararwica, bararwanya itorero afunge, ntawe ya supportinga, barayananiza, urumva bagashyigikira biriya. None se bizabura gutera imbere gute babishyura kujya gupublicita inzoga? Ninde se yoboye ko alcohol ibintu bifite alcohol cyangwa se biri alcoholism bifite umusemburo byica? None se kuki babipublicita bakabihumwa bakabishoramo akayabo? Ariko se nushyigikira ivuga butumwa singaha simbwirije ureko ari numa n'amazi yo kunywa, ahubwo barantera amabuye. Ejo ndo baranditse ngo po ngo yari amazi gatavugwa, sinkeneye kuvugwa, ndavuga Yesu. Kuki mba nkubita mu cyicu, meze nka Habu, nka Mikaya ati ahaba turandashega, nka Eliya Ahabu navuze ati urambonyega, mubwira mu rukiga mubwiye ati dore urisha urazunguye, amaraso yamenetse ya Naboti nawe yaboneho zamenera. Uwicisha inkota azagira gute? Azicishwe ndi iki umuntu abana cyasarura. Abantu barimba urukundo ntarwo bafite, barajya kuri stage bakarimba urukundo, wasa abantu bavuye bakozoye ntarwo bafite. Bazanye imyuka abanyamahanga, abahungu bacu bamaza amatwi bayapfumura, amazuru bayapfumura, iminwa bayipfumura, kandi uko wapfumuka ni nako umutima wapfumaguritse kera. Kuba ufite amazu, ufite amamodoka, siko bigaragaza ko Imana ikwishimiye na Satani yakwishimira, akagira gute mukajyana isezerano akaguha ibyaguha kugira ngo umwamamaze. Imana iturengere kandi tugire neza. Uno munsi umuhanzi uzamutse mu nyumve, yego, umuhanzi uzamutse ugize izina aragenda Amerika ikamuha iki, ikamubwira n'igihugu Canada ikamumuha. Kubera iki? Bo bazi agaciro k'impano zibarimo, barangiza bakagenda bakigumira iyo, bakajya banza bongera kudutwikira, bangiza abana bacu, bakadufatirana n'ubukene,
bwacu twifite kubera ibigirwamana byacu bwize twifitiye. Rero ugasanga na bike dufite ntitubikundaniramo, nitwe twanga Imana, nitwe twanga ijambo ry'Imana, nitwe twanga ukuri, turashaka kubisigiriza. Ndabizi ko ndikavuza nduru, ariko Imana inyishimire. Nubwo nakumva nabiri cyangwa batatu, Imana inyishimira ntacyo bintwara. Muri mbye ravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda n'amahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi n'amahoro. Reka sengera abantu bavuga bati mwami, ubugingo bwacu niwe tububikije, tubikije ubugingo muri wowe. Udufashe, uduhe imbaraga, tuneshereze abantu bari mu bwoba. Imana ibakure mu bwoba bwo gushidikanya. Mu izina rya Yesu ndasenze, Mana nyiringo, Mana yo kwizerwa, senga imitima bankurikiye mu izina rya Yesu. Mwami wanje, Mana nzima, abaguye abananiwe wongera ubagarure mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'Imana ribozende mu izina rya Yesu. Muri Imana twikukongore mbaraga z'abarozi, myuka mibi z'itorero mu izina rya Yesu. Inanisabera nanisa ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Iyo migambi yose iracurwa ndayiburizamo, izo nteko zitwara abantu ikuzimu ndazitwika mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, ndagushimiye. Icyo cyose ni icyawe. Senga igihugu cyacu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu. Ibigirwamana bikinjiramo, ibizira bikinjiramo mu izina rya Yesu. Ndabikubise hasi, ndabinanije mu izina rya Yesu. Sengeye imipaka mu izina rya Yesu. Tesha imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Mareka batacumuye. Haleluya. Mwami, senge Israeli. Mwami, reka igaruke ku rufatiro, imenye ko ari wowe Mana, imenye ko ari wowe abarwane batarwanirwa n'intwaro bacuze. Urakoze Mana nyinga, ndagushimiye. Icyo cyose ni icyawe mu izina rya Yesu nizeye kubikoze. Amen. Shalom, shalom. Murakoze.